none se muzehe baduhaye indi nkuru y'uko mu gihe cyanyu byari bimeze kubona ubu tugeze ku itariki 24 z'ukwa karindwi 2050 wenda duhe nkuru nk'iyo muri za 2010 igihe wari ukiri umusore twumva uko byari bimeze dukomereza. twe mu myaka yacu rero twakeneraga amazi mu buzima bwacu bwa buri munsi. muzi kugura amazi ukuntu byabaga bikomeye cyangwa ukajya kuyavoma ku mugezi basha. umugezi hari ahantu wagendaga mu bishanga cyangwa mu biyaga ugatwara amajerekani cyangwa ibibindi murabizi basha. oya ntabwo tubizi muzehe. nabyo nzabibasobanurira basha. ubwo rero waragendaga ukaba wishyuye amafaranga ubundi ukagura ijerekani cyangwa ukayatwara mu kibindi uyakuye mu gishanga. nuko rero ubwo hari biri kwaduka nibwo yari cyaduka ibyo twitaga za smartphone nazo ntazo muzi byaracitse ibyo byararangiye n'iby'igihe cyacu. ubwo rero uwabaga afite iyo smartphone cyari ikintu gifite ikirahure cyaka hakagenda hazamo ibintu byinshi bitandukanye bivuye kuri interineti. ubwo rero iyo inshuro nyinshi umuntu yabaga ayifite yaba umusore yaba umugabo yaba umugore wasangaga buri wese agenda yifotoresha ubusa yirebeshamo bya hato na hato buri kanya. noneho rero hari ibyo mwebwe mwabuze musanga bitakibaho bitaga muri za wasapu na za fesibuku. ahangaha nk'abana mwe televiziyo bigiye kuzaca umuco rwose. aho wenda icyo gihe hariho n'ibyo bitaga imodoka nabyo ntibikibaho kuri ubu. iyo umuntu yagendaga rero muri icyo kintu cyitwaga imodoka ubu yari ikintu kimeze nk'inzu ariko kigenda gifite amapine babana. iyo yagendagamo wasangaga aho ugiye muri icyo kintu bitaga smartphone. ubu ngubu ntibikibaho dore byaracitse. nzagenda bibasobanurira uko byabaga bimeze. ubwo rero icyo gihe rero wasangaga umuntu ntakuramukanya ari ukwicara mu modoka akagenda areba muri icyo kintu asoma ibintu birimo. ese ko mbona mutangiye gusinzira mw'abana mukeneye kujya kuryama. ngaho nimujya kuryama tuzakomeza ejo mbabwire uko icyo kintu cyitwaga smartphone cyakoraga mw'abana mwe kitakibaho ubu ngubu muri 2050.